turi kumwe hano kuri free conference call, abo turi kumwe ku murongo wa YouTube, Imana ibahe umugisha. Uyu ni umunsi wa gatanu cyangwa se wo bita Good Friday, umunsi mwiza, umunsi twibuka igihe umwami wacu Yesu Kristo yuzuzaga misiyo yiwe yo kuducungura. Yaje mu isi aza mube, abe ntibamumenya, ariko nyamara yari Imana kandi yari umwami. Yarazanye ubugingo buhoraho, yarazanye ubugingo buhoraho, yaraje kuduhuza n'Imana. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yohana ibice 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimburwa ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uku kumutanga ntabwo kwari kumutanga ngo no kumwohereza gutemberera mu isi. Ushobora kugira gutya ukavuga ngo reka ufate akana kanjye nkohereze kwa nyirakuru cyangwa se nkohereze kwa nyirasenge. Uyu mwana iyo umwohereje kwa nyirasenge cyangwa se kwa nyirakuru cyangwa kwa nyirarume, umupakirira imyenda, ukamupakirira bizamutunga sererake n'ibindi, ubundi ukamwohereza. Ariko ntabwo umutanze ngo bamurye, ntumutanze ngo bamwice, ntumutanze ngo ntuzongere kumubona, ntabwo umutanze ngo ajye kubabazwa, ahubwo ubu umwohereje ajyeyo, abeyo, akurireyo, ariko wiringe neza yuko bazamufata neza, bazamugirira neza, bazamukora nk'ibyo nawe wakamukoreye igihe cyose mwaba muri kumwe. Rero ku Mana cyangwa se kuri Yesu Kristo siko byari bimeze. Imana yohereje Yesu mu isi aje kugira ngo adupfire cyangwa se aje kugira ngo aducungure. Yari mwohereje muri misiyo irimo umubabaro, irimo agahinda, irimo inkoni, irimo gukubitwa. Yari mwohereje ahantu atazigera kundwa, atazigera yemerwa. Imana yari imutanze ahantu izi neza ngo uyu nguyu ntago azigera agira igikundiro, kuko umunsi wa mbere Yesu Kristo yakandagiye mu isi niwo munsi bashatse kumwica. Herode yese yoroganiza genocide y'abana kugira ngo Yesu Kristo ayipfiremo. Aho nta hantu Imana yari imwohereje, kandi ibyo ngibyo Imana yari bizi neza. Ndagira ngo murebe urukundo rudasanzwe Imana yadukunze. Haleluya! Imana yadukunze urukundo ruhambaye tudafite ubwe kidushobora kuba twasobanura. Turebera mu mibabaro Yesu Kristo yababajwe kuri iyi si. Ibaze umwana akigera ku isi, akivuka, inkuru ze zikimenyekana ko yavutse, uwo munsi imipango yo kumuhitana yarapanzwe, abana benshi babigenderamo bahiga ubuzima bwa Yesu. Aho niho Imana yamwohereje, nta kwibeshya ko ari kubirimo, ntabwo byatunguye Imana, kuko yahise yohereza marayika vuba wo kujya kuburira Yosefu kugira ngo ahungane umwana na nyina bajye mu gihugu cya Egiputa. Bibiri mu gitabo cya Yesaya iravuga ngo nta gikundiro yari afite, yakuriye mu barika be ntibamumenya, ngo yabaye hadafite igikundiro namba. Yari mu isi ariko isi ntigeze imukunda. Yesu Kristo amagambo ye ya nyuma arimo aganira n'abigishwa biwe mu gitabo cya Yohana mu bice 14, 15, 16 yarimo aganiriza abigishwa biwe amagambo yiwe ya nyuma, kuko iminsi tumazemo uhereye ku wa mbere dusenga mu gitondo ndetse no ku wa gatatu tugasenga n'imigoroba, twagiye tubereka iminsi ya nyuma ya Yesu, ibihe byiwe bya nyuma ku isi yitegura gupfa no kuzuka. Rero iminsi yiwe ya nyuma yavuye hirya no hino mu bice bitandukanye yahoraga atembereramo, ku nyanja Galilaya, za Betania, hirya no hino hatandukanye aho yirirwaga azenguruka ashakisha icyazimiye. Yavuyeyo aza i Yerusalemu. Aje i Yerusalemu twaberetse ibikorwa yakoze mu minsi ya nyuma, nta mwanya yabaga afite. Ikintu cyose yagikoraga akirangiza uwo munota, yagikoraga muri autorite,
rero ibyo ngibyo birangiye yafashe umwanya yicarana n'abigishwa biwe, yicarana n'intumwa ziwe, nk'umuntu wari uzi neza ko igihe kiwe kirangiye, ariko kandi hari abantu asigiye misiyo. Yarazi neza ko hariho abantu asigiye misiyo bagiye gusigarana misiyo kugira ngo bagenze gute bazasigare bakora cyangwa se buzuza inshingano ziwe. Rero kubwizo mpamvu ntabwo agombaga gusiga atabaganirije, atababwiye. Afata umwanya atangira kubaganiriza, yabaganirije amagambo menshi atandukanye. Nicyo yababwiye ku mugani w'abakobwa 10, yababwiye ku ruzabibu, ku muntu wahinze uruzabibu akohereza akajya mu gihugu cya kure, akohereza intumwa ziwe bakazitera amabuye. Akomeza aganiriza abigishwa we, ababwira byinshi cyane bitandukanye. Ibyo byose yabikoraga kugira ngo abasobanure neza. Rero mu gitabo cy'Yohana muri biriya bice 14 niho hatangiye kubabwira, ababwira iby'urukundo, ababwira ko atazabasiga nk'imfubyi, ababwira yuko atazabatererana, atazabasiga bonyine muri iyi si. Akomeza ababwira ati mbasize muri intama hagati y'amasega aryana. Arabwira nawe muri ino si ntakunzwe, ntimutekereze ko namwe bazabakunda. Avuga ngo nta kuntu umugaragu yaruta shebuja. Avuga ngo nimba barankunze namwe bazabakunda, ariko nabayeho muri isi ntafite igikundiro. So kubwizo mpamvu namwe ntimwitege cyangwa se ntimwibwire yuko muzabona igikundiro kirenze icyo nabonye muri iyi si. Arakomeza abaganiriza byinshi, abereka byinshi, arangije abaha isezerano yuko Umwuka Wera azamanuka. Bari bafite agahinda kenshi, bafite umubabaro mwinshi, ariko arababwira ati ntimugire agahinda, ntimugire umubabaro, kuko ikiza nuko ngenda. Nintagenda nkagumana namwe muzaguma gutyo, ariko ninurira nkagenda, ninurira indege y'umwuka, nkazamuka nkajya kwa Data, nzaboherereza umufasha ariwe Mwuka Wera. Azafata ibyo nabigishije byose abibasobanurire. Mwende magambo ababwira ati ibyo mu myaka 3 tumaranye, ibyo nababwiye, ibyo nabigishije, ntago muri akabisobanukirwa, ntago muri akabyumva, na n'iyi saha ntago muri akamenya ibyo ari byo. Ariko ningenda, uyu Mwuka Wera naza, ni umufasha w'ubuzima bwanyu, azabasobanurira buri jambo ryose nababwiye, ndetse n'ibyo ntababwiye. Arababwira ngo azenda ku bya Data abibazanire, abibamenyeshe, azabasobanurira buri kimwe cyose mukwiriye kumenya. Haleluya. Rero nari ndimo kubabwira ngo mukuri ntabwo Imana yatanze Yesu Kristo kuri iyi si nk'umuntu uje gutembera cyangwa se uje ahantu akunzwe, afitiye igikundiro, afitiye yishimiwe, ahubwo yaje mu isi itamukunda, mu isi yiteguye kumwica, mu isi yiteguye kumugirira nabi no kumubabaza, ariko Imana iramutanga kubera urukundo rudasanzwe yari dufitiye jewe nawe, kugira ngo tubohoke kandi kugira ngo dukire. Rero ibyo byose twabivuzeho mu gitondo, twaberetse uburyo ki bamujyanye imbere y'abacamanza, imbere ya Pilato, ariko araceceka ntiyabumbura akanwa kiwe, nk'uko Yesaya yarabihanuye yuko yaje nk'umwana w'intama, ntabumbura akanwa kiwe, agaceceka. Ibyo byose yabikoze kugira ngo arangize misiyo yiwe. Reka rero twihuse n'ubundi dusome mu gitabo cya Matayo, ibice 27, turasoma duhereye ku murongo wa 32, hanyuma dukomeze kuko tuba dukeneye umwanya uhagije w'amasengesho. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo bagisohoka bahura n'umunyakurene witwaga Simoni, bo bamuhata kujyana nabo ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Bageze ahitwa Igorogota, hasobanurwa ngo inyabihanga, bamuha vino ivanze n'indurwe ngo anywe. Asogongeye yanga kuyinywa. Bamaze kumubamba, bagabana imyenda ye, barayifindira. Bicara aho baramurinda. Bashyira hejuru y'umutwe we
ibirego bamureze babyanditswe ngo uyu ni Yesu umwami w'abayuda. Maze abambuzi babiri babambanywe nawe, umwe iburyo bwe undi ibumoso, abahisi baramutuka bamuzunguriza imitwe, baravuga bati wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, ikize niba uri umwana w'Imana, manuka uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru nabo bashinyagura batyo bati yakijije abandi ntabasha kwikiza, ko ari umwami w'Abisirayeli namanuke mwemere. Yiringiye Imana ngo yiringiye Imana ngaho ni pardon gatoya. Yiringiye Imana ngaho nimukize nonaha niba imukunda, kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana. N'abambuzi babambanywe nawe nabo bamutuka batyo. Uhereye ku isaha ya 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza saa 9. Yesu avuga ijwi rirenga ati Eli Eli lama sabakitani, bisobanurwa ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Ariko bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati umva wa mugabo arahamagara Eliya. Uwo mwanya umwe muri abo arirukanka yenda sipongo ayuzuza inzoga isharira ayishyira ku rubingo arayimusomesha. Ariko abandi bati ba uretse turebe ko Eliya aza kumukiza. Ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga aratanga. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirire hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishyitsi n'ibibaye baratinya cyane bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Hariho n'abagore benshi bari bahagaze kure bareba, nibo bakurikiye Yesu ava i Galilaya baramukorera. Muri bo harimo Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yakobo na Yosefu na nyina wa bene Zebedayo. Nuko nimugoroba haza umuntu w'umutunzi wo muri Arimataya witwaga Yosefu, kandi nawe yari umwigishwa wa Yesu. Uwo ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, maze Pilato ategeka ko bayimuha. Yosefu ajyana intumbi ayizingira mu mwenda w'igitare wera, ayishyira mu mva ye nshya iyo yakorogoshoye mu rutare, abihindurira igitare kumva ku munwa w'imva aragenda. Mariya Magdalena na Mariya wundi bari bahari bicaye berekeye imva. Imana itugirire neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turagushimira uyu mugoroba, turagushimira ijambo ryawe, turagushimira ibi byuma mwami waduhaye bigurukana ijambo ryawe bitwara ubutumwa hirya no hino ku isi. Turagushimira mwami ubu buryo data wadushyiriho kugira ngo dushobore gukominika n'abari mu bihugu bitandukanye n'abari mu migabane itandukanye. Mwami dushobore kuba hamwe, dushobore gusengera hamwe, dushobore gusangira ijambo ryawe, dushobore mwami kubera imbere yawe icyarimwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, kuko ibingibi n'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe bibudushoboza. Turakwinginze rero kugira ngo n'ubundi
mwami aya matelefoni, aya makompiyuta, aya mateleviziyo, ibi bikoresho mwami, izi mikrofone turimo dukoreraho, aya makamera mwami, buri kintu icyo ari cyo cyose cyuzuza umwuka wawe, ucyuzuza imbaraga zawe, ugishyira ubushobozi bwawe, ugikoreshe mwami kugira ngo kibe umuyoboro w'igitangaza kuri buri wese mwami muri kuri uyu murongo akurikiranye mwami ubutumwa ndetse n'aya masengesho. Mwami twabonye ukoresha ibintu byinshi cyane bitandukanye, wakoresheje indogobe mwami iravuga ubwo Baramu na Baraki bashaka kujya kuvuma ubwoko bwawe, wakoresheje urutare rutanga amazi Abisirayeli mwami bari mu butayu, wakoresheje inyanja itukura imira Farawo n'ingabo ziwe, wakoresheje akondo mwami uhumura yampumye, wakoresheje amazi uyahindura divayi, uhaza mwami data abari bateraniye i Kana y'i Galilaya, wakoresheje amazi mwami ukiza ibembe bya Namani. Turabona ukuboko kwakoresha ibintu byinshi bitandukanye. Uwiteka gitare k'amahanga, ibyaremwe byose ni ibyawe, kandi ujye ubihindura igikoresho cy'icyubahiro kugira ngo ukize ubwoko bwawe, kugira ngo ukize imitima yawe. Niyo mpamvu mwami nkwinginze kugira ngo aya matelefoni, kugira ngo mwami aya makompiyuta, kugira ngo aya mateleviziyo, ibi byuma by'ubwoko bwinshi butandukanye, aya ma iPad ubwoko bwemo bukoresha mwami buhagaze imbere, reka mwami ahinduke umuyoboro wawe, imbaraga zituruka muri buri gikoresho cyose kirimo gikoreshwa muri kano kanya mwami zitacinge kuri buri wese uri imbere muri aka kanya, kugira ngo imbaraga zawe, kugira ngo ubushobozi bwawe, kugira ngo kwera kwawe kwerekanwe uyu mugoroba, kugira ngo imbaraga zawe n'ubutware bwawe no gukomera kwawe bigaragare mwami. Reka ijambo ryawe rigira imbaraga, reka ijambo ryawe rigira ubushobozi, reka gukomera kwawe no kwera kwawe kugaragara uyu mwanya mwami. Turasenze Jehova Jire, wowe utaheze mumva mwami uyu mugoroba, ijambo ryawe tubwiye neza ngo ubwo winjiraga mumva abari bafungiranye mumva, abari barapfuye barazutse, hari bitangaza byakoretse, urupfu rwawe rwabohoye abari barapfuye, hari abantu turi kumwe nabo bapfuye mu buryo bw'umwuka, ibyabo byarapfuye, mariage zabo zarapfuye, ingo zabo zarapfuye, umunezero wabo warapfuye, byinshi byarapfuye. Uyu mugoroba turasenze, we mwami washoboye kuzura abantu ku munsi wo gupfa, ubwo winjiraga mumva wakoze ibihambaye byinshi, n'uyu mugoroba ubikore. Turi imbere yawe mwami, turi muri aya masengesho, duhamagara izina ryawe, duhamagara kubaho kwawe, turahamagara gukomera kwawe, turahamagara icyubahiro cyawe, turahamagara imbaraga zawe, turahamagara kubaho kwawe, turahamagara ubwiza bwawe, turahamagara ikiganza cyawe. Reka imbaraga zawe zidasanzwe, reka kubaho kwawe, reka icyubahiro cyawe bigaragara uyu mugoroba, n'ubwiza bwawe no mu mbaraga zawe, mu bubasha bwawe no mu gukomera kwawe. Turi imbere yawe Mana ya Yakobo, turi imbere ya Mana ya Isirayeli, Mana ya Daniyeli, Mana ya Aburahamu, uwera Mana idahinduka. Yo lamanda shekere mosain manderi ya bashekere mosakaramando robo shekere mosakanori. Ugusenga kwa buri wese uri imbere yawe uyu mugoroba mwami, kuzamuka imbere yawe ukora igitangaza mwami, uzuri byari byarapfuye. Hari byinshi biri mumva mwami, hari ubuzima bw'abantu buri mumva, hari amashuri ari mumva, hari urubyaro ruri mumva, hari za mariage ziri mumva, hari amagara ari mumva. Benshi bapfuye bahagaze, benshi byabo byarashinguwe, benshi byabo byamanutse ikuzimu, benshi byabo abarozi barabihambye, benshi byabo bihambye ku nyanja, bihambye mu misozi yo ngiyo, bihambye mumva, benshi bahambye bahagaze, benshi imyenda bitabye mumva. Ariko uyu mugoroba mwami turamagara imbaraga za deliverance zibohora ibintu byose biri mu marimbi, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye, mu izina rihambaye. Ururukane imbaraga zawe, ururukane gukomera kwawe mwami Jehova Rafa, Uwiteka gitare cy'amahanga. Turi imbere yawe uyu mugoroba, turavuze ngo Uwiteka gitare cy'amahanga, ibyari biryamye mumva igihe kirekire, uyu ni umunsi wo kuvamo, uyu ni umugoroba wo kuvamo, uyu ni umugoroba wo kurekurwa, uyu ni umugoroba wo kuzuka. Mandarabashekere mosai. Turi imbere yawe Mana ya Yakobo, Mana ya Daniyeli, turi imbere yawe Yesu Kristo, n'urupfu rwawe rwerekanye gukomera kwawe
no mu rupfu rwawe imbaraga zawe zaragaragaye, no ku musaraba imbaraga zawe zaragaragaye. Mandarabashekeremosayini, reka uyu mugoroba mwami imbaraga zawe zigaragara mu bakunda Imana, imbaraga zawe zigaragara mu bwoko bwawe. Abari mu Burundi babona imbaraga zawe, abari mu Budage babona imbaraga zawe, abari mu Bwongereza babona imbaraga zawe, abari muri Canada, abari mu Rwanda, abari mu Bwongereza, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Lamandarabashayini, abari muri Amerika, abari muri Sweden, abari muri Australia, abari South Africa, abari Mozambique, abari muri Kenya, abari muri Indian, abari mu bihugu bitandukanye, abari mu migabane itandukanye, abari muri Aziya, abo bose mwami turabasengeye, imbaraga zawe zigaragara uyu mugoroba, gukomera kwawe kwiyerekane. Abo turi kumwe muri Yesu mwami, reka imbaraga zawe zibakoreho. Uri Imana izura, uri Imana ihembura, uri Imana itanga ubuzima, uri Imana igarura ibyajyanywe, uri Imana ibohora ibyaboshywe. Resekeremosayini, mandarabashakaramasakandoriya. Ikiboro cyawe kigaragara uyu mugoroba. Turi imbere yawe Jehova Rafa, turi imbere yawe Mana nzima. Randereboshekeremosayini. Haleluya, urakoze Yesu, izina ryawe rishimwe, kuko uyu mugoroba udasanzwe. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Abakunda Imana, abo turi kumwe ahangaha kuri free conference call, mudusuhuze, komenti zanyu turazikeneye kugira ngo tubone ko turi kumwe. Dusomye ijambo ry'Imana, Bibiliya itweretse bimwe mu byabaye, kuko ibyabaye mu Yesu Kristo yari ku musaraba ni byinshi cyane, ntabwo byari kwandikwa ngo bibone ibitabo bikwirwamo. Hakozwe ibikorwa bitagira uko bingana. Imana yerekanye gukomera kwayo ubwo Yesu Kristo yari ari ku musaraba. Urukundo rw'Imana mu buryo buhambaye rwaragaragaye, imirimo ikomeye yarerekanywe. Biravuga ngo Yesu Kristo bamucira urwo gupfa. Abo twari kumwe mu gitondo twabivuze. Pilato yarabajije ngo mbabohorere nde? Mfite imbohe yitwa Baraba, yafashe abagore ku ngufu, yisha abantu, yaraviyoye, yakoze byinshi bitandukanye. Uyu mwanya ndabasabye mumbwire niki mushaka hagati y'uyu na Yesu, kuko nta cyana mubonyeho. Niko yavuze mu rukiko, yaravuze ngo mukuri nta cyaha mbonye, kubera ko yaramaze gusobanukirwa yuko ishyari n'urwango nibyo byatumye abafarisayo batanga Yesu ngo abambwe. Twakubise umwuka w'ishyari mu gitondo, n'ubu ngo muri kano kanya turongera dukubita umwuka w'ishyari, kuko hariho ubuzima bwa benshi bupfuye, buboshywe, buziritswe kubera ishyari. Babonye ubwiza bwe, babona uko uteba, babona uko umeze, babona igikundiro kikuriho, ishyari rirabica, baragufata bajya kukuzika mu marira. Bavuga ngo we ntabwo uzigera ushaka, we ntuzigera ubyara, we nta kintu kimwe uzigera ugera, we ntuzubaka urugo ngo rukomere, we ntuziga ngo urangize, we nta namwe uzigera ugera mu buzima. Ishyari gisha ubuzima bwa benshi. Ishyari rinanisha ubuzima bwa benshi. Benshi ubuzima bwabo bwarapfuye, bwarangiritse kubera umwuka w'ishyari. Nta kindi cyabambishije Yesu, ni umwuka w'ishyari. Abafarisayo, abasadukayo baritegereje, barareba, babona imirimo Yesu akora, babona ibitangaza akora, babona uburyo cyahumura impumyi. Bagiye kuri basanga nta na kimwe bashoboye. Aho kugira ngo batekereze kuri imbaraga, aho kugira ngo mve ko nabo bakora nk'uko nawe wakora, aho kugira ngo bamwege bavuga ati duhe ku mbaraga ufite, ahubwo bavuga ngo reka tumwice, kuko ibyo akora twe ntabwo tubishoboye. Niyo si tubayemo. Uriga warangiza, undi yabona byaramunaniye kwiga, akavuga ngo reka nkwice amashuri utazagira icyo uyamaza. Ishyari. Mukozi w'Imana umwe aravuze ngo
ishyari niryo shuri rya nyuma umuntu yiga akaba arangije kuba umurozi. iyo ufite ishyari mu buzima bwawe ni ukuri nta burozi burenze ubwo ngubwo. niba ishyari ariryo ryatumye Yesu apfa, nimba ariryo ryabambishije Yesu ku musaraba, reka mbabwire uyu mugoroba dusenge Imana idukure umwuka w'ishyari. umuntu araza akinjira muri sari wawe yabona intebe ufite ishyari rikamwica, akumva iyo nzu ntiwayibamo, ntiwayiryamamo, ntiwayicaramo. umwuka w'ishyari, umuntu abona uko washokoje muri saro, ibyo gusa ishyari rikamwica. kumva hari abantu benshi batakigira imisatsi ku mitwe, abarozi bayibakuyeho, bageraho barapfuka, bagira uruhara ari abagore. kubera iki? umwuka w'ishyari gusa. kujya muri saro ugasokoza, ugashyira ikigudi, ugashyiramo imisatsi myiza abantu bakakubona, ako kanya imbaraga z'ishyari zikazamuka abantu bakakuroga. hari abana bapfuye bakirangiza kaminuza, akigaraduwetinga uwo munsi abantu yatumiye muri ibyo birori bati ntabwo twe tuzi ko umwana wa runaka aziga ngo arangize, bagahita bamwica agahita apfa, undi bakamuhindura umusazi. hari abandi batoragura amashashi ku muhanda bazira ko bari abanyabwenge mu ishuri, kandi bakarogwa na ba nyina wabo, na ba se wabo, na ba nyirarume. umwana wa murumuna wanjye arize, ni umunyabwenge, arusha ubwenge abana banjye, ishyari rikazamuka akamuroga agahinduka amayibobo ku muhanda, akajya kumusinza, akajya ku ibyo ngibyo ndimo kuvuga murabizi. bamwe babana nabyo mu miryango yabo. ni urugamba rukomeye dufite muri iyi si, ariko Imana ishimwe yuko Yesu Kristo azi ububi bw'ishyari, kuko niryo ryamubambishije ku musaraba. ishyari niryo ryabambishije Yesu ku musaraba. uyu mugoroba ndasenga ngo Imana iguhe imbaraga zo kunesha umwuka w'ishyari, zo gukubita hasi umwuka w'ishyari. umuntu wese ufite ubuzima bwawe ishyari, uyu mugoroba imbaraga zituruka ku musaraba i Karuvari zimukubite hasi, zitsinde ibikorwa byiwe n'imigambi yiwe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. ndagusengera uyu mugoroba imbaraga z'Imana zakuye Yesu ku musaraba zamukije amaboko y'abanyeshyari, akazuka akaba yicaye iburyo bw'Imana isumba byose. uyu mugoroba zigaragaze mu buzima bwawe, zigukize imitego yose wasizwemo n'abanyeshyari. umuntu arakureba gusa kuko ufite igikundiro, kuko abantu bagukunda, kuko mu kazi ukora ibintu neza, akajya ahengera umaze gutakinja muri kompiyuta yawe, agasiba ibintu byose wakoze. mu gitondo waza amadokimenti wari wateguye, raporo zose wari wateguye, wafungura mashini ukabibura kubera ishyari, kuko batanze raporo nziza kuruta iyiwe, akemera gusambana na boss kugira ngo akwirukanishe. uwo ni umwuka w'ishyari. akakuvuga n'abakemera kwitanga, agakora ibishoboka byose agusenya. umwuka w'ishyari. Bibiliya yavuze ngo Pilato aritegereza asanga ishyari niryo ritumye abafarisayo n'abasadukayo baza kugambanira Yesu. ishyari niryo ritumye bamurega, ishyari niryo ribamuzanishije, nk'uko yaragenzuye asanga nta cyaha afite. hari ijambo nkunda cyane Yesu yavuze ari mu gashyamba k'i Getsemane, yabwiye abigishwa biwe arababwira ngo umwanzi aje ahondi, ngo ariko nta bubasha mfiteho kuko nta kiwe kiri muri jye, nta kintu kiwe mfite, nta deni mufitiye. reka nkubwire,
abanzi b'ubuzima bwawe nta bubasha bafite hejuru y'ubuzima bwawe, kuko ni ishyari ribakoresha ibyo bakora ariko nta deni bafitiye. umunota umwe wonyine gusa reka dufatanye iri sengesho, usenge uvuge ngo nta deni ifitiye umuntu wandoze, nta deni ifitiye abantu bamvuga nabi, nta deni ifitiye abantu bafite imigambi hejuru y'ubuzima bwanjye. niyo mpamvu muri kano kanya nta bubasha bafite hejuru y'ubuzima bwanjye. iryo ni ryo jambo Yesu yavuze mbere yuko baza kumutura mu gashyamba k'i Getsemani. umwanzi araje ariko nta bubasha mfite kuko nta deni, nta kiwe mfite, nta kiwe kiri muri jyewe. dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, senga abantu bose turi kumwe muri kano kanya bakurikiranye ijambo ryawe. ndavuze ngo muri aka kanya umwanzi nta bushobozi afite hejuru y'ubuzima bwabo, kubera ko nta deni bafitiye umwanzi. ikigenza abanzi, gituma abanzi bakurikirana ubuzima bw'abana bawe mwami, ni ishyari babafitiye ariko nta deni abana bafitiye ababanga. niyo mpamvu uyu mugoroba mvuze ngo nta bubasha na bukeya umwanzi afite hejuru y'abakunda Imana, umwanzi afite hejuru y'ubuzima bwacu, umwanzi afite hejuru y'ubwoko bwawe, umwanzi afite hejuru y'aba bana bawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Haleluya. ariko nyine ishyari ryabo n'urwango rwabo birakomeza. Yesu bamujyana ku musaraba, bamujyana i Nyabihanga. ageze ku musaraba hari amagambo yavuze ngo data niki kikundekesheje, ariko mu kuri ntabwo yari yamuretse. Yesu Kristo yazamutse ku musaraba yikoreye ibicumuro byacu, yari yikoreye ibyaha byanjye, yari yikoreye ibyaha byawe. wari umukiranutsi yahindutse umunyabyaha kubera jyewe nawe. Yesu aravuga ngo nukuri igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, ngo ibicumuro byacu nibyo yishyizeho, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu Yesu Kristo yarabyikoreye ku musaraba, arabizamukana kugeza igihe Imana imutera umugongo. yumva ntibisanzwe, aravuga ngo data niki kikundekesheje, ariko ntabwo yari yamuretse. Haleluya. yagombaga kurangiza misiyo yo kuducungura, yagombaga kurangiza uyu murimo wo kutubohora. biravuga ngo abahisi n'abagenzi bazunguza umutwe. ibyo byabaye kuri uyu munsi wa gatanu turiho. ibi turimo tuvuga twibuka buri mwaka, twibuka buri gihe, byabaye mu gihe nk'iki ngiki, ku munsi nk'uyu nguyu hari kuwa gatanu. bamuzunguriza umutwe bavuga ngo waravuze ngo uzasenya urusengero mu minsi 3 wongere urwubake. ngaho Imana iri kuri umusaraba, natwe turakwizera. abo yagiriye neza, abo yakirije abarwayi, abo yahumuriye impumyi, baramwitegereza baramura ngo bamuzungurize umutwe, bavuga ngo erekana za mbaraga zawe wakijije abandi. umuntu akazagaragara imbere yiwe akavuga ati nyakubahwa Mesiya, nari impumyi none uyu munsi ndareba. ko washoboye kumpumura wakwimaniye kuri uwo musaraba. abo ni abantu. undi akaza ati nari ikimuga nkambakamba ngendera hasi, none uyu munsi none ndagendesha amaguru. mwami, ko ari wowe wankijije, kubera iki bikunaniye kwivana kuri uwo musaraba? nta kuntu wakwikurayo. nta n'umwe wigeze umushimira ibyo yakoze, ahubwo ibyo yakoze byiza barabimucyuriye. uyu munsi wa none ugiriye abantu neza bakaguhemukira, ujye ujya imbere ya Yesu ubwire Yesu ngo nakoreye abantu neza none bampemukiye.
iryo sengesho Yesu azaryumva neza cyane kuko yagiriye abantu neza baramuhemukira, yagiriye abantu neza bamwitura inabi. Nujya imbere y'Imana ukabwira Yesu ngo nishyure umuntu ishuri, naritanze, naraye amajoro, nasengeye abantu, narabagaburiye, narabambitse, ariko barampemukira, bangirira nabi, bemo baranyitura inabi, uzahamagara Yesu wimubwire, ubundi witurize. Arabizi neza. Biravuga ngo ubwo yababajwe atyo ngo abasha kubabarana natwe iyo turi mu mubaba, abasha kumva ko barakora, kuko nta kintu na kimwe gishya kikuba muri buno buzima Yesu atahuye nacyo ari kuri isi. Abantu benshi muri twebwe bafite ibikomere mu mitima yabo, bakomora ku neza bagize, hanyuma bakiturwa inabi. Umuntu wese muri kano kanya yicaye akuganiriza, akubwira umubabaro wiwe, akubwira kanaka mugirire neza, kanaka mwitangire, kanaka mufashe, kanaka muhe ibyo kwiga, kanaka mucumbikire, nitange ejo n'amanywa, mara imyaka yanjye nkora ibi n'ibi, nzi ko ndimo nkorera umuntu, ariko uwakubwira ibyo yanyituye, uwakubwira ibyo yankoreye, yarampemukiye, yangiriye uku n'uku. Abantu benshi namwe munkurikiye, namwe turimo dusengana muri kano kanya, mufite ibikomere muri mwebwe, mwatewe n'abantu mwagiriye neza ariko abitura inabi. Icyo gikomere Yesu akigukize kubera ko ndabizi neza nawe yarakigize ari ku musaraba. Yitegereje abo yagiriye neza, yitegereje abo yakoreye imirimo n'ibitangaza, baramubwira ngo bya bitangaza wadukoreye nawe uyu munsi none wabyikoreye tukakubona, ya mirimo ihambaye wakoze nawe uyu munsi wayikoreye tukakubona. Oh my Jesus. Ariko biravuga ngo ntago yigeze ambura n'akanwa kiwe, ericeceka yarabihorera. Biravuga ngo Yesu Kristo ntabwo agomba kubwirwa iby'abantu kuko yarabizi. Aza abantu, aza umuntu wari we, aza umuntu uko ateye. Ntabwo Yesu Kristo yageze akora neza umuntu yiteze ko bazayimwishyura, bazayimutura. Oya, yarabizi neza arimo kuzuza misiyo yiwe. Nugirira umuntu neza, nukorera abantu neza, niba atagusubiza neza babagiriye, jya uvuga ko wandikishije mu ijuru, kandi birabaye. Ijuru rirabizi, Yesu Kristo arabizi, azakwitura kandi azaguhembera imirimo wakoze. Bibiliya iravuga ngo n'abajura bari babambanywe nawe no bamubwira gutyo, bamushinyagurira gutyo. Ariko ngo saa sita z'amanywa zigeze, habaho ubwira kabiri, kuva ku isaha saa sita kugeza ku isaha ya saa kenda. Abantu bagendera mu isi y'umwijima, iriya miryango y'aba Illuminati, y'aba Freemasoni n'abandi bakoresha imbaraga z'umwijima, bakoresha imirimo cyangwa se bizera mu mbaraga z'abadayimoni n'imyuka y'abarozi, imbaraga zabo n'imikorere yabo n'ibitambo byabo n'imihango yabo iba guhera saa sita z'ijoro kugeza saa kenda z'ijoro. Niho bakura imbaraga. Nuba uri mu rugamba rw'umwuka, ukaba ushaka gusenya ibintu abarozi bakoze ku buzima bwawe, Imana ikakugirira ubuntu, ikagushira ko ari ibintu abarozi bakoze ku buzima bwawe, uzakoreshe amasaha ya saa sita z'ijoro kugeza saa kenda z'ijoro, kubera ko icyo nicyo gihe cyese niyo masaha abarozi bakoreramo. Baravuga ngo muri ziriya nzu z'abarozi cyangwa se z'abantu basenga Satani, guhera saa sita z'ijoro binjira mu mazu yabo, cyangwa se nimba nazita insengero simbizi, aho baramiriza Satani naho bashakira imbaraga zabo zikuzimu, hanyuma barangiza bakajya imbere y'imisaraba icuritse, bafata uyu musaraba Yesu Kristo yabambyeho, barangiza bakawucurika, hanyuma bagasengera imbere y'iyo misaraba, bakakorera imihango kuva saa sita z'ijoro kugeza isaa kenda. Niho batanga ibitambo, niho bamena amaraso y'impinja, niho
batanga ibitambo byinshi bitandukanye, abagore batwite, impinja n'ibindi byinshi cyane bitandukanye bikorwa mu isi y'umwijima. Ibyo ngibyo tuzabivugaho igihe tuzaba turimo tubigisha ku ntambara yo mu isi y'umwuka, ibintu bibera mu isi y'umwuka, ubutware bwo mu isi y'umwuka. Kuko biravuga ngo ntabwo dukirana n'inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka ahantu habe mu kirere. Ni ubutware bwo mu isi y'umwijima. So ubwo butware rero buraramya, burasenga kandi bushakisha imbaraga. Izo mbaraga zabo rero bazibona kuri ayo masaha. Akoko ntago natambuka ntakababwiyeho, kuko ndabizi neza nk'abakristo nk'abarokore dufite urugamba rukomeye rwo kurwana n'imbaraga mbi z'umwijima, kandi dufite imbaraga z'umwuka wera zidushoboza kurwana n'ubwo butware bw'umwanzi. So rero ibi ngibi babikura hehe? Baravuga ngo ubwo Yesu Kristo yari ari ku musaraba bambwe, guhera ku isaha ya saa sita z'amanywa habaye ubwira kabiri. Nuvuga ngo isi yose yacuze umwijima, izuba ryarahunze, ukwezi kurahunga, inyenyeri zirahunga, habaho umwijima utwikira isi, nta muntu umwe washoboraga kubona undi. Bifata isaha ya saa sita, saa saba, saa munani, saa cyenda. Saa cyenda zigeze, nuvuga ngo muri uwo mwanya navuga ngo harimo habaho intambara y'ubutware bw'umwijima n'ubutware bw'umucyo. Abizerera muri iyi systeme y'aba Illuminati n'aba Freemason n'abakankari n'indi migango iramya Satani, baravuga ngo ayo masaha saa sita z'ijoro kuva saa sita kugeza saa kenda z'ijoro ni cya Yesu Kristo yari ari ku musaraba, kuva saa sita z'amanywa kugeza saa kenda, ngo niwe kuko Yesu Kristo nagombaga kubahagarika. Rero uwo ngo agomba kubahagarika yari ku musaraba, yarabambwe, ntabwo washoboraga kubahagarika. Cyari igihe cy'ubutware bw'umwijima, kuko umwijima waramanutse utwikira isi, nta mucyo wari uhari muri ako kanya. Rero bahita bizera ngo ayo masaha kugira ngo bayabone ni saa sita z'ijoro kugeza saa kenda z'ijoro, bihwana neza n'aya masaha Yesu Kristo yamaze ku musaraba. Nta zuba rihari, nta mucyo uhari. Rero mu buryo bw'umwuka muri ayo masaha harimo haba intambara ikomeye cyane hagati ya Yesu ndetse na Luciferi cyangwa se na Satani n'ingabo ziwe. Izuba rirahunga, inyenyeri zirahunga, umucyo wose urahunga. Ibyo byose bimaze guhunga, bigeze ku isaha ya saa cyenda, Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo byose birarangiye. Haleluya! Ibyavuze birangiye, n'ubutware bw'umwijima bwari burangiye. Ako kanya izuba riragaruka, umucyo uragaruka, harongera haracya, harongera harabona. Arangije Bibiliya avuga ngo aracya. Umwenda ukingirije ahera uhita ucikamo kabiri. Isi hinda umushyitsi, ibitare biramenagurika, imva zirasandara, ibintu byose birariduka. Kubera iki? Yaranesheje. Isaa cyenda. Niyo mpamvu inshuro nyinshi iyo turi mu bihe bikomeye cyangwa se bigoye, turi mu rugamba rukomeye, tubwira abakunda Imana ngo mubyuke saa kenda dusenge, kuko isaha ya saa kenda ni isaha y'ubutsinzi. Nubu uri mu bihe by'intambara zigoye ubuzima bwawe, jya uprofita saa kenda z'amanywa usenge, saa kenda z'ijoro usenge, kuko iyo saha ni isaha y'ubutsinzi, ni isaha umwenda ukingirije wacitsemo kabiri, ni isaha ubutware bw'umwijima bwakuweho, ni isaha Yesu yadekaraye intsinzi, ni isaha Yesu yavuze ngo byose birarangiye. Haleluya! Uyu mugoroba reka ukubera isaha ya saa kenda, kuko n'uyu munsi saa kenda z'amanywa Yesu yavuze ngo byose birarangiye. Haleluya! Ibyo umwanzi yarakoze ejo ubuzima bwe byose birarangiye. Ibyo abarozi bari barakoze ejo ubuzima bwose byose birarangiye. Ibyo umwanzi yagutongera byose birarangiye. Karande ziwanyu zose zirarangiye.
imitongero yose yo muryango wanyu irarangiye, imivumo banyu bakuvumye irarangiye, ibyo bavuze ngo ntacyo uzimara byose birarangiye. Haleluya. Iri joro iby'umurozi yakoze ku buzima bwe birarangiye, imivumo mubyeyi we yakuvumye irarangiye, imivumo barimo bakuvumye irarangiye, ibyo byose byakozwe ejo ubuzima bwe birarangiye. Ndavuze ngo birarangiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kuko Yesu yabirangije ku musaraba. Uyu munsi ndatura kandi ndamamaza ndetse ndatura, ndavuze ngo birarangiye, ubugumba bwawe burarangiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Birarangiye, birarangiye, ibyahigaga ubuzima bwawe birarangiye, birarangiye mu izina rya Yesu Kristo, birarangiye. Mandarabashekere Mosai, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amagambo yavuzwe ku buzima bwe ngo ntabwo uzarongorwa, ntabwo uzarongora, ntabwo uzabyara, ntabwo uzubaka, ndavuze ngo ararangiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Aho uri atura, 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 atura. Senga watura uvuge ngo birarangiye mu izina rya Yesu. Senga uvuge ngo birarangiye. Ibyo byose byari bizengurutse ubuzima bwawe, vuga ngo birarangiye. Nta kigifite ubasha hejuru ubuzima bwawe, nta kikigukontorora, nta kikikuyobora, nta kikigu mandarabashekere Mosai, nta kikigutwaza igitugu. Birarangiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mandarabashekere Mosai, mandarabashekere Mosai kandoria, mandarabashekere Mosai. Amaze gupfa, Bibiliya iravuga ngo ibituro, imva ziramenagurika. Abera bari bafungira, umvira ijambo ngo abera bari bafungiye mu bituro, bari barapfuye, ariko bageze mu mva Satani arababoha, Satani arabafungirana. Aba ni abera, ntabwo ari abapagani. Ni abera bari bafungiranye. Uri umwana w'Imana, uri uwera, ariko urafungiranye, ariko uraboshye. Igihe kinini ubuzima bwawe bufungiranye, igihe kinini amasezerano yawe afungiranye, imyaka myinshi ubuhanuzi bwahanuwe ku buzima bwawe bufungiranye. Umaze igihe kitari gitoya ugerageza kugira icyo ukora cyose kikanga. Kubera iki? Ibyo birafungiranye. Byashoboka kubizi cyangwa utabizi, byashoboka ko utarabimenya, ariko umwanzi yarabifungiranye. Umwanzi yafungiranye ibyawe. Intambara ubamo igitondo n'umugoroba no kugerageza gufungura ibyawe, ariko ntago bikunda. Wararwanye biranga, waritweje amasengesho biranga, wariyirije biranga, biri mu mva. Hari abantu ubuzima bwabo bwaboshywe kuko bafashe ibitaka byo ku bituro by'aba mama wabo bajya kwibazirikiraho. Bafashe ibitaka byo ku bituro bya ba nyirakuru, byo kumva za ba nyirakuru. Hari abantu benshi ubuzima bwabo bwaboshywe ubwo bari bagiye gushyingura no mu miryango yabo. Abaruzi bafatano bakandagiye, ibitaka barabitwara. Hari abandi babuze imyenda yabo, babuze imyenda yabo y'imbere, cyangwa se uduce tw'imyenda yabo twarakaswe turajyanwa. Abandi inzara zabo zaratwawe, abandi imisatsi yabo yarajyanwe, birashinguye mu marimbi. Ubuzima bwabo burashinguwe. Hari abatashinguwe mu marimbi, babatwara impande y'inyanja.
rimwe ndi Bugande umukozi w'Imana umwe yaduhaye ubuhamya narabutanze hano ku bakunda Imana, atubwira uburyo ki umupasiteri wamuyoboraga yafashe umwenda bakagenda akajya kuri Lake Victoria agacukura akawuhamba muri uwo mucanga, agatongera akavuga ngo uko inyanja ihora iza ikubita kuri izi nkombe, kuri izi kosti, amazi akubita asubirayo agaruka akubita asubirayo, ngo abe ariko ubuzima bw'uyu nguyu buzamera ashigaje kubaho ku isi, ntakigera agira icyerekezo, ajya ahora agenda agaruka, azenguruka agenda agaruka, ntazigera ashaka, ntazigera abyara, ntazigera agira ikintu na kimwe akora. Ubuzima bw'umukozi w'Imana burangirika ku rwego rwo hejuru, ariko igihe kimwe ari mu masengesho Imana amubwira ngo ndaza kumenyesha n'iki cyabaye. Umuntu umwe wajyanye na umupasiteri kazi w'umugore kuri iyo nyanja kugenda kubikora kuri Lake Victoria, Mwuka w'Imana mubuza amahoro, umuriro w'Imana uramutwika, aza yiruka aramusanga ati mukozi w'Imana, Imana imbabarire ngo sinabigira ibanga, reka nkubwire twakoze ibi nibi, sigewe ni pasiteri runaka naramurekeje yaragiye hana bigenda gutya na gutya akora ibi nibi. Amaze kubimenya Mwuka w'Imana yamuyoboye amugira inama nawe ibyo ari buze gukora. Haro pratique yakoze, abandi bakozi Imana baramufasha nabo baragenda batwara umwenda bawugenda kuri ya nyanja bawuhambaho, barangije barasenga nk'uko yawuhambye gutya natwe noneho turawuzuye. Bakora isengesho avuga ngo Yesu Kristo yinjiye mu mva, arangije arazuka avanamo ibyari bihambye byose. Uko niko natwe tuvanyeyo buri kintu cyose cyari gihambye kuri aya mazi. Yashoboye noneho gushaka, yaramaze kubengwa n'abakobwa barenga nka 20. Wabwiye wese ati ndagukunda, ati ndakwiyamye. Wabwiye wese ati dukore mariage, ati uri umusazi. Ariko ibyo birangiye we yabwiye none ati dukore mariage, bahise bayikora. Haleluya. Uyu mugoroba sinzi aho ubuzima bwawe buhambye, sinzi aho ubuzima bwawe butabye, ariko ijambo ryatubwiye ngo Yesu Kristo ubwo yavugaga ngo birarangiye, amaze guca ashize mu mwuka ngo ibituro biramenagurika, ibituro birakinguka, abari mumva bava mumva. Uyu mugoroba icyawe cyose cyari kiri mumva kiveyo, icyawe cyose cyari gihambye kiveyo. Ndagusengera icyawe cyose kizuke mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga za Yesu. Senga muri kano kanya, tangira usenge, tangira usenge. Hamagara ibyawe bihambye, hamagara ibyawe biri mumva, hamagara ibyawe, hamagara ubuzima bwawe, bohoza inzu yawe, bohoza urubyaro rwawe, bohoza amasezerano yawe, bohoza umuhamagaro wawe, bohoza amashuri yawe, bohoza ibyiza by'ubuzima bwawe, bohoza amahoro yawe, bohoza ibitotsi byawe. Hari abantu batagisinzira kuko ibitotsi byabo birahambye, ibitotsi byabo biziri cyane ku nyanja. Uyu mugoroba senga, uyu mugoroba senga, senga mu izina rya Yesu Kristo, senga mu izina rya Yesu. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge. Ubwo Yesu Kristo yakuye babandi mumva, nawe iri joro wava mumva, nawe iri joro wava mumva. Urupfu rwa Yesu rwasuye ibyari byarapfuye, rwasuye ibyari bibahewe ikuzimu. Uyu mugoroba ibyawe byose bibahewe ikuzimu byava mu izina rya Yesu. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, senga mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera aho uri hose, ndasengera buri kintu cyawe cyose, ndasengera ibitotsi byawe, ndasengera umubiri wawe, ndasengera mu maso hawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hari abantu batwawe ubwiza, ubwiza bwawe bwarajyanywe, ubwiza bwawe bwaratwawe. Muri kano kanya ndagusengera ubwiza bwawe buzamuke, ubwiza bwawe buve marimbi, ubwiza bwawe buve kuzimu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye ngo Yesu avuze ngo birarangiye, imva ziramenagurika. Imva yari itabye mu ibyawe nimenagurike, imva yari ihambye mu imyenda yawe nimenagurike mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hari ibindi bihambye mu nzu z'abapfumu, hari ibindi bihambye ku nsengero z'abapfumu, amafoto yanyu yaratwawe.
imisatsi yanyu yaratwawe, imyambaro yanyu yaratwawe, amazina yanyu, diplome zanyu, amakayi yanyu, amakaramu yanyu ahambye kuzimu, ahambye mu nzu z'abapfumu. Hari abantu bidashoboka ko kwiga byarananiranye, ntabwo bashobora kurangiza kwiga. Kubera iki? Hari uwinjiye mu nzu iwanyu afata urupapuro rw'ikayi araruca arujyana mu nzu z'abapfumu araruhamba. Ako kanya kwiga kwe birarangiye, amashuri abarangiriye aho ngaho. Hari abandi batwaye amakaramu, ikaramu wandikishaga, ikaramu wakoreshaga ama exami, barifata barayijyana bajya kuyihamba, ubuzima bwe burarangiye. Uyu mugoroba ndagarura buri kintu cyose kiri kuzimu. Mandarabashekere Mosaini, n'izina rya Yesu Kristo Nazareti, ndagusengeye mu mbaraga z'Imana, ndagusengeye mu mbaraga za Yesu Kristo, mu mbaraga zo ku musaraba w'inyamihanga Ikaruvari. Ndagusengera mu izina rya Yesu, imbaraga zo ku musaraba Ikaruvari zururuke zikubohore, zururuke zigukureyo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Byaranze ko wiga, ntabwo ushobora kwiga ngo urangize. Iteka ugiye mu ishuri hari ikibazo kivuka gituma udashobora kwiga. Kubera iki? Amashuri yawe arahambye ikuzimu. Ariko uyu mugoroba ndamanura imbaraga za deliverance. Zamurijwe rya usengera amashuri yawe. Hari abantu Imana imibohorera amashuri y'umugoroba. Hari abantu Imana imibohorera amashuri. Hari abantu Imana imibohorera amashuri. Hari abandi bize bararangiza, ariko diplome zanyu ziraboshywe, zirahambwe. Nta kazi ushobora kubona bigende kuri diplome yawe. Ukora ubuzi butandukanye n'amashuri ufite. Ufite masters, ufite bachelor, ariko nta n'ukwezi kumwe nibura wigeze ukora guhemberwe kaminuza wize. Uza amajoro waraye, uza amasirabisi wasomye, uza amarasherishe wakoze, warangijanyije amanota ya mbere, ariko urimo urakoropa, urimo urateka, urimo urakora mu majaride, urimo uracuruza inyanya, urimo uracuruza agataro. Ubuzima bwarangiritse. Kubera iki? Ibyo birahamba. Nyuma ndakubwira ngo senga. Bandarabasekere Musa. Senga! Aka kanya senga! Ndimo ndaguha ama revelation kuko hari ibintu Mwuka Wera arimo kunyereka. Ubuzima bw'abantu burahambwe, ubuzima bw'abantu buri mumva, ubuzima bw'abantu buri mu bituro, ibyanyu biri mu bituro, wowe uragenda ariko ibya birahambwe. Mandere boshekere Musa. Mariage z'abantu zarahambwe. Uri umukobwa mwiza, usa neza, ariko umuntu wese uje kukureba abayifuza ko muryamana, bifuza ko musambana. Ntabwo ntumva ko yakugiraho projet ngo mukore mariage. Hari abandi abantu bakwirukanka inyuma, n'abantu badashobora kukugurira n'umukati rimwe mu kwezi. Uwo mwuka uri hejuru ubuzima bwe. Kubera iki? Agaciro kawe karahambwe, urasuzuguritse, uri underground. Hari abandi atari umupfakazi, atari umudivorce, ntashobora kuza kukuvugisha. Iyo myuka iri hejuru ubuzima bwawe, kuko agaciro kabo kari mumva. Ariko uyu mugoroba senga, ubwire Yesu Kristo ngo nanjye ibyanjye bive mumva. Mandarabashekere Musa. Turi mu masengesho. Senga. Zamurijwe ryawe usenge, zamurijwe ryawe usenge, zamurijwe ryawe usenge. Hari ikintu Yesu Kristo arimo gukora muri kano kanya mu buzima bwawe. Uyu mugoroba n'umugoroba kuva muri iyo mva. Hari abantu badashobora gucuruza ngo bagire aho bagera. Uracuruza ukazamuka, wagera hejuru hakaza ikintu kikamera nk'igipirizo batoboye, ukamanuka hasi, kongera ugatangira kuri zero. Uwo mwuka uri hejuru ubuzima bwawe. Ndimo kubabwira ibintu ndimo kubona mu buryo bw'umwuka. Abantu b'Imana ubuzima bwabo buri mumva.
ibyabo byarahambwe. Icyiza cyose iyo kije imbere yawe kiranyika, kirayonga, kiraguruka. Nta kintu na kimwe ujya ugeraho mu buryo bworoshye, nta kintu na kimwe ujya ugeraho mu buryo buri izi nk'abandi bose. Iteka you require to fight. Then nubwo wa fighting many time you fail, inshuro nyinshi uratsindwa. Ushobora kurwana inshuro 20 ugatsinda inshuro imwe yonyine gusa. Ubuzima bwawe bwuzuyemo fail. Waraferinze mu buryo butagira uko mungana. Kubera iki? Hari ahantu hambye, hari ahantu uzitse, hari ahantu ibyo bihambye. Ariko niba ndakubwira ngo senga, senga, za muri jwi ryawe ubusenge. Ntuhagarike gusenga, ntuhagarike gusenga, za muri jwi ryawe ubusenge. Bohoza ubuzima bwawe, zura ubuzima bwawe bukuri kuzimu, aho buboheye, aho bufongeye. Reka buveyo aka kanya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Senga ukure urubyaro rwawe, senga ukureyo abana bawe, senga ukureyo urugo rwawe, senga ukureyo ibyawe, senga ukureyo bizinesi zawe, senga ukureyo ibyiza, senga ukureyo imigisha. Hari abantu bahora babwirwa inabi gusa, ntabwo uzi kumva ijambo ryiza mu kanwa kawe. Uhora utukwa, uhora ubwirwa nabi, uhora ucunaguzwa. Kuva uri umwana kugeza no mu rushako urimo, kugeza no mu kazi, kugeza naho ukora. Uratukwa kugeza igihe n'abakiriya baza bakagutukira muri bizinesi. Uratukwa kugeza igihe n'abakonvoyeri muri bisi bagutuka, n'abashoferi bagutuka. Nta muntu ukurispektinga mu buzima. Respect yawe yarahambwe. Uyu mugoroba ikurwe mumva mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mandaraba shekere mosai, mandaraba shekere mosakarama. Ndimo ndagusengera, senga, senga. Ijambo ry'Imana ntabwo rigira umupaka, ijambo ry'Imana ntabwo rihagarikwa, ijambo ry'Imana ntabwo rikomwa mu nkokora. Aho uri hose uyu mugoroba ndakura y'ubuzima bwawe, ndagusengera ngo umwaka utandukanye n'indi myaka yose wabayeho mu buzima. Reka ubukwe bwawe bubeho, reka mariage yawe ibeho, reka ubyare muri uyu mwaka, reka usame, reka wubake, reka ukore business, reka utere imbere, reka iyo ndwara ikuvemo, reka ayo maroza atuye mu buzima bwawe akontora ubuzima bwawe akuvemo. Ibyo bakugaburiye ubiruke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Tujye muri toilette bisoke katika jina la Yesu. Ndagusenge imbaraga z'Imana zigaragare, ndagusenge ubasha bw'Imana bugaragare, ndagusenge ko kw'Imana kuze mu buzima bwawe. Ndahamagara ko kw'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara ubasha bw'Imana, ndahamagara icyubahiro cy'Imana, ndahamagara kubaho kw'Imana, ndahamagara gukomera kw'Imana mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Ndagusengera ijoro ubone igitangaza. Urupfu rwa Yesu rwazuye ibyari byarapfuye, urupfu rwa Yesu rwabohoye ibyari biboshye. Ijambo ry'Imana rambwira ngo Yesu azutse abonekana mu murwa, n'abari barasiziriye, n'abari baraheze mu mva. Ndagusengeye muri kano kanya winjire mu murwa. Biravuga ngo binjana nawe mu murwa, binjana nawe mu murwa. Hari ahantu wari warabujijwe kwinjira, hano warabujijwe kugera, ubuzima bwawe butageraga. Ntabwo ubuzima bwawe bwageraga mu myanya ikomeye, ntabwo bwageraga mu kazi keza, ntabwo bwageraga mu myanya y'icyubahiro. Uyu mugoroba ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Zamuka mu izina rya Yesu, zamuka uve muri iyo mva, zamuka uve muri icyo gituro, zamuka uve abarozi bagushyize, zamuka mu izina rya Yesu. Ndagusengera mu mbaraga z'Imana, ndagusengera mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Nazareti. Reka Yesu akwinjize muri ako kazi, reka akwinjize mu rubyaro, akwinjize ku mubyeyi, akwinjize ku mugore, akwinjize ku mugabo, akwinjize ku mumiliyoneri, akwinjize kugira iduka ryawe, akwinjize muri masters, akwinjize muri doctora, akwinjize muri government, akwinjize mu nteko ishinga amategeko, akwinjize ku ministry, akuzamure musokoro moshakaramando. Jambo ry'Imana tubwiye ngo Yesu Kristo yinjirana nabo mu murwa ari bazima. Abinjizo bari bamaze igihe kirekire badakandagira, abagezeho batashoboraga kwigeza, abahagarika batashoboraga guhagarara. Uyu mugoroba ndagusengeye Yesu Kristo akuzamure, Yesu Kristo akujyane, Yesu Kristo akwinjize muri yo ambasade warananiwe kwinjiramo, akwinjize muri yo ndege, akwinjize muri yo ofisi, akwinjize muri icyo cyubahiro, akwinjize muri ubwo butsinzi, akwinjize muri icyo gikundiro. Uyu mugoroba akwinjiza aho hantu utemererwaga kwinjira mu izina rya Yesu Kristo.
mandaraba shekere musai. Niwakire mu izina rya Yesu Kristo. Niwakire kwinjira aho hantu. Niwakire kwinjira mu nzu yawe. Niwakire kuva muri ubwo bukode. Niwakire kuva muri ubwo bukene, kuva muri iyo nzara, kuva muri uko kwambara ubusa, kuva muri urwo ruzerero, kuva muri uko kubura agaciro, kuva muri ubwo burwayi bw'igihe kirekire, kuva muri uwo mubabaro. Niwakire kuvayo, amavuta y'Imana nakumanukire, imbaraga z'Imana zikumanukire mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data, mu izina rya Yesu Kristo, abana bawe umugisha bahereye hirya no hino ku isi, reka imbaraga zawe zibazure mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kuko mva gusenga, urakoze ko wabanye natwe, urakoze ko watugiriye neza. Izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kubana natwe kuri uyu mugoroba, mwakoze kubana natwe muri iminsi 3. Reka mbabwire ngo turi kumwe mu materaniro yo ku cyumweru. Abakunda Imana dufite igaburo ryera, ni ku mbuga zacu dusanzwe duhuriraho. Imana ibahe umugisha, ijoro ryiza. Mwakoze kubana natwe. Bye bye, God bless you. Ciao ciao.